Muraho neza bene data, tubifurije kugubwa neza mwese aho muri hirya no hino abadukurikira kuri iyi channel SDARM Rwanda. Uwiteka abaho umugisha cyane, ibyigisho byacu nakagaruka turagarutse. Abahageze bwa mbere, amazina yanjye nitwa Ukugize Jean Pierre. Ariko ntimugende mudakoze subscribe kugira ngo tuzahorane. Noneho ndi kumwe na bene data nabo reka mbakire niho babasuhuze, nibarangiza kubasuhuza dukomeze mu ngingo yacu y'uyu munsi. Karibu mwe bene data. Nanjye ndabasuhuje, nitwa Aimable Nshimiyimana. Yego. Turabasuhuje bene data, nitwa Nzabamwita Pierre. Ni igitondo cyiza. Arakoze cyane, reka dusabe Pierre adusengere maze dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Urakoze data wera, tugushimiye umwanya mwiza duhaye wo kwiga ijambo ryawe, ubwenge no gusobanukirwa mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane, reka tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi. Ingingo yacu y'uyu munsi iratubwira ngo guhamya Kristo. Guhamya Kristo. Ariko mbere yuko tujya mbere, reka dusabe Aimable atwibutse iyo twize ejo maze tubone ducumbura iyi ngiyi. Karibu Aimable. Urakoze cyane. Ejo hashize twabonye umurimo w'umufasha. Umufasha twabonye nta wundi ni Umwuka Wera. Umurimo ukomeye twabonye akora ni umurimo wo kwemeza no gutsinda ab'isi, akabemeza iby'ibyaha byabo ndetse n'ibyo gukiranuka. Cyongera kuri ibyo kandi twabonye ko ari umuhamya. Ubwo turi gukomeza mu kanya uburyo Umwuka Wera afasha mu guhamya Kristo, ariko twabonye ko uwo murimo ukomeye w'Umwuka Wera ari nawo wunganira umurimo Kristo yasize akoze kuri iyi si. Umwuka Wera yaje nko kuba icyuzuzo. Guhamya Kristo buriya kiriya twasorejeho cyerekana uburyo ari umuhamya gishobora kuza kikarushaho gusobanuka. Urakoze cyane Aimable, kandi Imana ijye ibaha umugisha musobanurira ibi bintu neza. Ye murabisobanura ngafashwa ndunguka pe. Rero Imana ijye ibaha umugisha kandi ibagwirize cyane byinshi kugira ngo mujye murushaho gukora uwo murimo wo gusobanura iby'Imana. Ariko ntabwo twabyishoboza burya tudafite uyu mufasha. Rero nahacu kumusaba kuko ijuru ryo ryiteguye kumuduha. Reka dusabe mwene data Pierre aturebere muri Yohana ibice 15 umurongo wa 27 ndetse no mu rwambere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kuri 3 mu kibazo tubazwa ngo uretse Umwuka Wera ninde wundi wagombaga guhamya ibya Kristo. Karibu dusome Pierre. Muri Yohana 15 n'umurongo wa 27 haragira hati: kandi namwe muzampamya kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Yego. Uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Noneho mu rwambere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza 3. Urwambere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza 3. Yego. Jambo ahinduka umuntu. Uwo uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese tukabwerekwa. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Ndakoze cyane. Uwo muhamya wundi uretse Umwuka Wera ninde wundi wagombaga guhamya ibya Kristo? Noneho ni mu buhe buryo? Reka rero dusabe mwene data Aimable atubwire, asobanure neza ibyo tumaze gusomerwa mu byanditswe byera, tumenye uwo mwuka uwo wundi uzahamya ndetse n'ubwo buryo. Ni karibu Aimable. Murakoze cyane. Dukurikije aya masomo Pierre amaze gusoma, buri Mwuka Wera twabonye ejo hashize yuko yahamyaga ibya Kristo nk'umuhamya w'indahemuka. Akuretse we hasigaye natwe nuko ariko turabahamya. Nuko turabahamya ndetse Yohana yarabyeruye muri Yohana urwambere rwa Yohana 1 cyo cyambere umurongo wa mbere kugeza kwa 3 ati wo twabonye tukamwumva intoki zacu zikamukoraho niwe jambo. Yego. Nihamyaga ibintu yiboneye ubwe. Mwumva ko uretse Umwuka Wera hasigaye abahamya ni batwebwe. Ariko usanga ikibabaje tubabuhamya ku munwa, ariko imibereho yacu n'ibikorwa
bigahakana ubuhamya bwacu. Niyo mpamvu mu kugana Yesu nawe tavuga ko mu mirimo yose twakora, waba umurimo w'ubucuruzi, waba umurimo w'ubuhinzi, waba umurimo w'iki, uwo ari wo wose ukwiriye guhamya Imana binyuze mu nyifato yawe n'imyitwarire yawe. Aha ngaha bandika amagambo akomeye agira ati umwuka umucuruzi ashobora gucuruza mu buryo buzatuma shebuja ahabwa icyubahiro bitewe n'ubudahemuka bwe. Niba ari umuyoboke nyakuri wa Kristo, azashyira idini rye mu byo akora byose kandi ahishurira abantu umwuka wa Kristo. Umukanishi ashobora kuba umunyamwete kandi w'indahemuka, uhagarariye uwakoranaga umwete mu mibereho yoroheje yo mu misozi y'i Galileya. Umuntu wese uvuga izina rya Kristo yakagombye gukora ku buryo abandi bashobora kwerekezwa ku guhimbaza umuremyi n'umucunguzi wabo kubwo kubona imirimo ye myiza. Byumvikane ko ibikorwa byose dukora, reka kuba abahamya ba Kristo si mu kuvuga gusa gufata ibyanditswe byera usome uwere rwose usobanura Bibiliya yose. Ibyo uramutse ubikoze ariko ntibigaragarire mu mibereho yawe ntacyo byamara. Twaba abahamya ba Yesu binyuze mu byo dukora. Ubwo bishatse kuvuga yuko imibereho yawe yose, ibyo ukora, ibyo uvuga, uko ugaragara imbere y'abantu, ni ubuhamya buhamya Kristo. Ni ubuhamya rwose. Yego, urakoze rwose. Atari bya bindi ngo reba ibyo umva ibyo mvuga ariko ntiwite ku byo nkora. Aho yabwo bikwiriye kugendana. Ahubwo bikwiriye. Ibyo umuntu avuga ntabwo byaba ubuhamya. Yego. Dukurikije uko turi kwiga aya magambo. Noneho Pierre naturebere muri Yoweri 2:28 Yoweri ibice 2:28 ageze 29 mu kibazo tubazwa ngo ni irihe sezerano ry'igihe kizaza ryahawe ubwoko bw'Imana mu bihe by'isezerano rya kera binyuze mu muhanuzi Yoweri. Yoweri we yabivuzeho iki? Karibu dusomere. Reka twumve icyo Yoweri yabivuzeho mu rwa kabiri rwa Yoweri, muri Yoweri 2:28. Yego. Umurongo wa 28 baranditse bati: Yoweri ibice 2:28. Nge ntawo ubwo ni igice cya gatatu. Hari birazi mu gice cya gatatu. Ubwo ni igice cya gatatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Abantu babirebe neza kugira ngo bazabashe kubimenya. Muri izi Bibiliya zisanzwe ubwo ni Yoweri 3 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yego. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Yego. Ngiri isezerano ryasezeranywe hano muri Yoweri 2 umurongo. Ubwo hano twabonye ko ari Yoweri 3 umurongo wa mbere. Hari igihe Bibiliya zitandukana mu mirongo bitewe nuko izi Bibiliya zo hambere n'izi ngizi zikurikiyeho hari igihe binyuranya mu mirongo. Usanga na Bibiliya y'Icyongereza aho amigisho baba bararebeye abayobozi bacu bakuru, iyo ibifite umurongo uheruka n'uwo biracu y'Ikinyarwanda ugasanga bafashe ikindi gice ahubwo. Yego. Suko rero Bibiliya atari imwe cyangwa se zidahuza, ahubwo ni imirongo ibinyuranyeho. Hano rero batubwiye ngo nzasuka umwuka wanjye. Ni isezerano, ni rya sezerano Imana ikomeje gutanga, ni rya sezerano natwe ubwacu dukomeje guhabwa, kuko umwuka wera turabona uburyo azadufasha ndetse kugeza no ku rwego rw'uko natwe duhindukira tukaba abahamya b'ibya Kristo. Reka twakire Aimable rero yongere ashimangire neza aya magambo. Aimable ni karibu. Ubwo buhanuzi Yoweri yahanuye bwaje gusohora hano, byakozwe mu mwaka 2 kugeza kwa 7. Yego. Nibwo ubwo buhanuzi bwaje gusohora. Yego. Bw'uko uteka bati ndasuka umwuka wanjye ku bwoko bwanjye, mbese ukuntu bizagenda umwuka wera yasutswe. Reka dusabe Pierre hadusomere kugira ngo ukomeze, ariko yamaze kwasoma. Pierre hadusomere muri mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa mbere ugeze 7. Katurebe mu byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa 2 umurongo wa mbere kugeza 7. Umurongo ibyakozwe n'intumwa umurongo igice cya 2 umurongo wa mbere kugeza 7. Uwo munsi
wa Pentekote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira mu nzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Urakoze cyane. Simbuka usome 16 ugeze kuri 18. 16 kugeza 18. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Urakoze. Kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Urakoze cyane. Ibyo wari umaze gusobanura ibyanditswe birabihamije. Komeza rero udusobanurire neza iby'uyu mugisha wabayeho, nuko wadufasha natwe tukaba abahamya ba Kristo. Natwe tuzaba abahamya ba Kristo mu gihe cy'imvura y'umuhindo, mu gihe cy'intumwa. Umwuka wera yasutswe ku bantu, buri wese ururimi rumujyaho. Nuko kijya gihe impano y'indimi narikenewe, kuko hari abantu baterana turutse impande zose mu mahanga agiye anyuranye, bavugaga indimi zitandukanye. Nuko Petero n'izindi ntumwa barabwiriza, buri muntu wese akajya yumva ubutumwa mu rurimi rw'iwabo. Iyo mpano narikenewe cyane. Kuri ubu ngubu rero natwe umwuka wera aduha impano zigiye zitandukanye. Si indimi gusa, ahubwo n'izindi. Niyo mpamvu mubona mu itorero tugiye dufite impano zigiye zitandukanye. Zose dukwiriye kuzikoreshereza ku guhamya Kristo, nk'uko ingingo ivuga, ku guhamya Kristo. Ariko ikintu dukwiriye kuzirikana gikomeye mbere y'uko dusoma aya magambo ari hano, mwabonye ko intumwa zahawe imvura y'umuhindo. Muri kiriya gihe ubuhanuzi bwa Yoweli bwasohoye igice. Muri kino gihe cyacu cy'imperuka bugiye kongera gusohora, natwe duhabwa imvura y'itumba. Ariko ibyanditswe byera bisobanura neza, kandi mu gihe kiri imbere gato tuzongera tubibone uburyo dukwiriye natwe kubanza kwakira imvura y'umuhindo, tukabona gukurikizaho imvura y'itumba. Kuko imvura y'umuhindo niyo ituma abantu bihana, ukihana ukiyunga n'Imana. Mwabonye ko intumwa babanje gukemura amakimbirane bari bafite, baraturirana, babona gusukirwa iriya mvura y'umuhindo. Igihe twabikoze natwe nibwo tuzayisukirwa mu mibereho yacu, ihita ikurikirwa n'imvura y'itumba iduha imbaraga zo guhamya, kugira ngo duhura n'ibirushya, ibizazane, kurenga mu gutotezwa, tubashe kubyihanganira. None se muri iyi minsi ko hari abantu bavuga yuko babonye imvura y'itumba, ubwo byo nyine bimeze bite? Barayibonye, barishuka, bimeze bite? Ni cyane tugiye kurebaho. Ahangaha bagiye kudusobanurira byakozwe n'intumwa, twaje mu 38 na 39. Gusa none tubwira n'abantu yuko igihe twize gutya akagira ikintu umuntu adasobanukirwa, mujye mubaza, natwe tuzajya tubisubiriza ahangaha. Ntabwo tuzajya twandika muri izo comment, ahubwo muzajya mubaza, nitubibona tubiganireho ahangaha rwose, kandi twifashishije ibyanditswe byera n'umwuka w'ubuhanuzi. Haranditswe ngo kuzamurwa mu ijuru kwa Kristo cyari ikimenyetso cy'uko abayoboke be bagombaga guhabwa umugisha basezeraniwe. Bagombaga gutegereza uyu mugisha mbere y'uko binjira mu murimo wabo. Mbere y'uko winjira mu murimo Imana iguhamagariye, ugomba kubanza guhabwa uyu mugisha, kuko ni wowe wabigushoboza. Igihe Kristo yinjiraga amarembo y'ijuru, yimikiwe hagati y'abamarayika bamuramyaga. Uyu muhango urangiye, umwuka wera yamanukiye kubigishwa mu muriro mwinshi. Kristo nawe ahabwa icyubahiro gihwanye n'icyo yahoranye ibihe bidashira, ari kumwe na Data wa twese. Gusukwa k'umwuka wera ku munsi wa Pentekote bwari ubutumwa bw'ijuru buvuga ko kwakirwa k'umucunguzi kurangiye. Nk'uko isezerano rye ryari riri, yari amaze koherereza abayoboke be umwuka wera uvuye mu ijuru, nk'ikimenyetso cy'uko we nk'umutambyi n'umwami yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, kandi ko ari uwasizwe kugira ngo ayobore ubwoko bwe. Urumva ko umwuka wera yasutswe ku munsi wa Pentekote nk'igihamya cy'uko Yesu Kristo umurimo we
wemewe yakiriwe mu bwami bwo mu ijuru. noneho rero muri iki gihe ho imvura y'itumba yo izadusukirwa nk'igihamya cyerekana yuko noneho umurimo wa Kristo ari nkaho noneho urangiye, tugiye usoje, tugiye guhamya mu mbaraga ikomeye, tuvuga ubutumwa mu ijwi rirenga. icyo gihe igihe cy'imbabazi kizaba kiri hafi gato kurangira. barakoze cyane, ni ubumenyi tugomba kubimenya, ariko ntabwo ari twe tuzabikora. rero n'abavuga ko basukiye umwuka wera ntacyo bitwaye niba babona ibimenyetso byabo, ariko icyo dukwiriye kuzirikana ni uko gusukwa k'umwuka wera ntabwo ari uko umuntu abivuga, ahubwo hari ibimenyetso bizabiranga. uretse ko igihe ari iki ngiki, igihe ni iki ngiki aho imvura y'itumba itandukana n'imvura y'umuhindo ho gatoya, ahambere bitandukaniye ku gihe zisukirwa. murabizi ko no mu bihe by'ihinga igihe imvura y'itumba igwira gitandukanye n'igihe cy'imvura y'umuhindo. ariko icya kabiri, buriya imvura y'umuhindo yasutswe mu buryo bugaragara kuri mu gihe kinini, abantu bose bahise babibona. ariko kuri ubu ngubu imvura y'itumba urayisukirwa, nanjye nkayisukirwa muri iki gihe turi muri icyo gihe cyayo. ariko kubivuga cyangwa se kuba twahita tubibona ntabwo byatwereka ko wayihaye koko, ahubwo nibigaragazwe na za mbuto ngo twabibonye mu cyumweru gishize. turabona ko ibyo ukora bihwanye n'umuntu wahawe imvura y'itumba. kandi ntitwajya impaka n'ababivuga, kuko ngo ushobora no kugwa ku muturanyi wawe ariko wowe ntugenze ute ntubimenye. ariko ntabwo kubivuga ari byo kimenyetso cyo gusukirwa iyo mvura, ahubwo kubikorerwa warangiza nyine ukagira n'imirimo yabyo. Imana rero idufashe kandi ihire ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Amen.